episode ya mbere agaseri kacu gashyashya La Reine Blanche episode 1 bimeze bite. Aha mumaze rero kubimenyera ngubu sindi bwirwa mbabwira ibintu byinshi. Filime ya mbere mwarayirebye aho mwayirebeye murahazi gura abonema ya kuri Star Times noneho uyu munsi ubundi hasigaye ureba amaseri menshi agiye atandukanye kuri Ganza TV. Reka dutangire. Abakinnyi muraza kubamenya kubera ko episode ya mbere ari byinshi mutarasobanukirwa ndabizi. Uwo ni Ngasa niko agiye gukina yitwa. Noneho bamara kubabereka ubundi uwo muzesimo muraza kumenya impamvu ndetse n'abandi. Reine Mère ubwo ni nk'umugabekazi Mamito byose uwo mwita Chari ndetse na Chana Irene. Reka dutangire ndetse na Suzi n'umuyambere twari bagari kuzikora ari nk'umuntu witwa Suzi we Bengoro ayo na amazina yo muri Cameroon Hamdem Jomo Asimba bose muraza kubabona nukuvuga ngo namazina yo muri Cameroon irega ntantu nazabatembereza. Ubu amazina yo muri Nigeria ni mwamaze kuyamenya. Ubu noneho reka turebe hakuno muri Cameroon bimeze bite. Isi tuyitambagire duhereye Afrika. Abashaka inya Philippine nazo zirahari. Amaseri menshi agiye atandukanye arahari na filime zirangira turaje. La Reine Blanche sorry. La Reine Blanche ubundi ni nko kuvuga ngo okay tuvuge ko ari umwamikazi w'umuzungu basi. Wera nyine. Abazungu buri aregara abantu benshi babyibeshyaho. Abashinwa Abarabu bara ntabwo ari abazungu. Abazungu n'abazungu nyine bera bari abiburayi. Nuko dutangiye episode ya mbere wazaga kangutwaze sasa uyu nguyu afite ubumuga ntabwo kanguherekeze ngutwaze. No mukobwa Domo tu vas où? Ugiye mama ngiye ku ishuri nanjye. On te parle tu ne comprends pas. Ntabwo ugenda kubwira wumva. Tu fais quoi? Ugiye gukora iki ku ishuri? Mama aretsa kamerekeza. Voler. Reprends ton sac et tu vas à l'école. Dajya vose tanga igikapu cy'abandi aje ku ishuri. Nanjye ariko nshaka kujya kwiga. Tanga igikapu gira vuba tanga. Aryo ubwo ni marete. Gira vuba. Genda jya ku ishuri. Sasa iyo nguyu ubanza kunda kwiga. Ariko kubera ko nanone afite ubumuga ntabwo avuga. Antete ko tu vas aller à l'école. Ubu buri gihe cyose ushaka kujya kwiga. Nama wandetse nanjye nkajya kwiga. Ashaka kwiga ariko nanone ntago bamwemerera iwabo. Ntabwo filime nibwo igitangira ntago turasobanukirwa ashaka kuba afite ikibazo. Kwa kuni nyine bavuga bati kubera ko nyine afite ikibazo. Halo kwa kuno bavuga ati afite ubumuga ntabwo yemerewe kujya kwiga nk'abandi. Ibyo biraba hakuno hari usenga ku musari ni mu kazi anasenga asenga uko yagasenze tuvuye kusenga ari kusari undi ava ku rundi ruhande. Ubwo ngo uwo muzehe n'ikanzu yarengejeho n'agakote ke avayo ntabwo ashaje. Episode ni ya mbere ndabizi buri hari ibintu byinshi mutari mwatangira gusobanukirwa ariko yabiri musobanuke. Amayobera nayo hakuno uko yagasenze ndavayo ni mu kabutike muri quartier arinjira senga akazi kanjye kazakorwa ryarabanza arareba. Butike ni nk'izi inaha nyine inaha naho zirahari nk'izi. Hey patron. Boss patron. Bonjour. Quand tu pries urasenga moi les battants si pendant ce temps un bandit urasenga umuryango urangaye numenye igihe umuntu yinjiriye ubu si bandi ryinjira. Pas les bandits sinon. Hakuna na mabanda haba boss. Oubliez qu'aujourd'hui c'est le jour où se tient la réunion des grands notables à la. Ça bagiye kubundi uyu munsi ari inama y'abatwari. Tu me rappelles souvent mes réunions. Kubera icyo binyibutsa. Je suis un peu surpris que tu sois à cette heure ici. Alors nibazaga ukuntu waburi hano izi saha kandi abandi batwari bari mu nama. Non, c'est juste que. Tais-toi. Uranyibutsa akazi ngomba il a tissé ton plan. Pour voler.
cyangwa Parce que tu étais sûr qu'il ne devait pas. niwo mupango wari ufite kugira ngo ninjya mu nama unyibesha Ah, où l'oiseau a vu. ubwo rero waruzi ngo uribuze kunyiba Je voulais simplement te rappeler que oya bosi njye nagira ngo nkwibutse ko ufite inama ntabwo numvaga ko wakabaye uri aha ces jours, les notables ne travaillent pas, patron. kandi ku munsi w'inama urabizi abatware ntimukora tapfunga umunwa sha Voilà. nye Qui est le client qui a laissé ça? ese umukiriya waguze umugati akawutanira Moi, patron. wari Petit uwanjye déjeuner. nari ngiye kuwurya mu gitondo Hey! Ton petit déjeuner? Oui, patron. utwa mu gitondo Et la sardine? umugati na saradine Un gros déjeuner. ubwo utuntu twa mu gitondo cyane ibya mu gitondo biremereye cyane umugati Non, patron. Femme de quoi? umugati Je t'ai déjà dit que quand tu veux manger ici, prends les bonbons. Ou alors les aratis. narakubwiye nimba ari ikintu ushaka kurya hano muri iyi butike basi jya ufata akabombo cyangwa se ubunyobwa De sardines. none urafata umugati na saradine ibaze bombo si ubwo wayiririrwa umugabo ashafite ubugugu urafata umugati na saradine ngo nitwa mu gitondo ushaka kunsubiza ku isuka tu Tu vas me finir la boutique. butike irashize butike irarangiye Sardines. ushaka kurya igishoro ushaka kurya umugabo ashafite ubugugu ayayayaya ibyo biraba birarangira reka twikomereze ni mu cyaro Santé pour tous. ubuzima kuri bose ku ishuri La santé est un don précieux. ati buriya ubuzima ni impano y'agatangaza ihenze L'alimentation, iva ku mirire myiza de la pratique d'une activité sportive. ndetse no gushyira mu bikorwa siporo ugakora wa wundi aza ku ishuri wibuke twabonye ntabwo avuga ni ubumuga bana nabwo Tu ne regardes pas la fenêtre là. wowe urindira mwe mu idirishya aho ngaho C'est qui? ninde Qu'est-ce que tu veux? shaka iki shaka kwiga gusoma C'est chez vous. ata mwambabariye nanjye nkiga Comme quoi? afite ubushake bwo kwiga ariko nanone afite ubumuga ntabwo bamushaka Non. toka Comment? genda Elle vient me perturber. ese uriya yaravangiwe afite ikihe kibazo Du respect des règles d'hygiène alimentaire, hakuno ni ku ishuri ntabwo bamushaka ntabwo bashaka ko yiga ibyo biraba birarangira tuvuye hakurya mu cyaro hakuno n'umujyi urahari dore nguwo Cameroon ifite imijyi igiye itandukanye ntabwo mujya mwumva Yaounde ntabwo mujya mwumva umujyi bita Douala niwo mujyi ahari munini Yaounde ariko nanone ashaka kuba ari wo murwa mukuru ariko ku bijyanye n'ubucuruzi n'imijyi minini Douala ibyo bibaye barakwereka hakuno ku rundi ruhande filime nibwo igitangira amasura ni mashya ureba ku isaha saa 11 zirakize ziregereje ngabo hakuno bari mu kagare nawe ubanza aramugaye ntabwo nzi inkuru ye byagenze bite ariko ibyo ni ibintu tuba turi buza kugira gute murakoze kubyumva no kubyemera ni ibintu turi bubone turasobanukirwa barakwereka uwo mugabo ko yakicaye ngaha ari uwinjiye yaribaga ku isaha bite sheri Et tu es rentré? uragarutse S'il te plaît, je sens chaud, tu peux me pousser dehors, je veux. yamva numvaga mwanshyira hanze nkumva akazuba sawa kagusunikire mugabo we yagusunika fata ijosi Marché à quelle heure, madame? wagiye ku isoko rya madame Tu as été fait tripoter par les hommes, n'est-ce pas? abo bagiye mu bagabo sibyo agiye ku isoko asanga utashye rya Tu me laisses seul à la maison et tu vas faire ta position au marché. wowe uzajya unangaha mu rugo wumbeke ngo ugiye ku isoko ujya mu buraya bwawe ngo mfashe umugabo afite amahane ariko nanone yaramugaye ntabwo amaguru amwemerera kwihanira umuntu ngaho wowe urujya ku isoko ugatinda ugaherayo vuye mu buraya bwawe uriya umugabo ushobora gusanga na moteri idakora impungenge ntizabura ntumbaze nimba yaravunitse nimba ari impanuka nimba ari kuri yahoze filime nibwo igitangira ariko savimbi ngewe iyo nagafashemo rega tuba turi buyinononso Mitumba. C'est la question que nous nous posons. ese mitumba ari ni ikibazo twibaza. Nous avons une préoccupation très importante. Votre chantre, la belle Bengono, la ravissante voix du village a probablement... ariko dufite ikindi twaganiraho mbere y'ibyo bya mitumba ati bengoro
umuririmbyi wawe On connaît des hommes ati turakeka yuko ashobora kuba yaramenye abagabo cyangwa aryamana n'abagabo plus avancés là. ibyo ni ibiki Majesté, nyagasani pour le moment, ce ne sont turi ibwami ku inshuro kugeza ubu nta kintu turamenya que sur des faits troublants. ariko nanone ni amakuru twumvise atubangamiye. Notable Kamdem. notable sasa umutware Tu le sais. wari ubizi Tous ceux qui sont ici présents. ibiri kubera ngaha byose we wari ubizi. Ta fille, umukobwa wawe la chantre du roi, umuririmbyi uririmbira umwami cyangwa usohora umwami elle se marie. C'est une exigence de notre tradition. turabizi ni umuco wacu tugenderaho. Usez umuririmbyi usohora umwami ntabwo aba agomba kuba azi umugabo, mbese mu yandi magambo aba agomba kuba ari isugi. none ibyo bintu ndi kumva ni ibiki? hakuno barakwereka nubwo nyine ari igihugu cyifite repubulika n'iki, ariko haba ari amakaritsiye yagiye akifitiye abami ba erega buriya mu Rwanda bwari ubwami bumwe. ibindi bihugu usanga uzumve nk'ibugani nimujye mwumva ngo kabaka mukumva n'abandi bami. iyi nzu ko yuzuye imyotsira ko nshaka amazi yo gukaraba. ntabwo umukobwa umubonye hanze. Jomo kapfa we. Il me faut de l'eau pour me laver. nkeneye amazi yo gukaraba. uyu mugabo nibwo akiva ku iduka nshaka gukaraba. On t'appelle, tu réponds pas. baguhamagara ntiwitaba. Passe food. we nubwo utavuga ariko urumva nibwo nyigera harega. Tu étais où? wari wagiye ku ishuri mwarimu aranyirukana. Je t'ai pourtant demandé de ne pas bouger, non? ntabwo nari nakubwira nuva ngaha. Tu as fait quoi à l'école? wagiye gukora iki ku ishuri? Avec ton handicap, ubumuga bwawe ntabwo bukwemerera kwiga. urumva tu as vu un enfant comme toi là-bas? wigeze ubona umwana umeze nkawe ku ishuri? we Hey, umugabo avuye ku iduka ni umunyabugugu. tu vas me chercher de l'eau pour me laver. ndazana amazi nkarabe segira vuba nyakupfa we toka. aca ibuka umukozi yari ari kumubwira ati ariko nyamara ufite akazi uyu munsi abatware mwari guhurira ibwami murakora icya doruka n'ibwami dore banateranye bavuga ati se mitumba ari hehe? ma fille Bengono, umukobwa wanjye Bengono qualité de chantre, sait pertinemment qu'il lui est interdit de connaître un akazi afite ko kuririmbira umwami akaba ari usohora umwami ntabwo kamwemerera guhura n'umugabo. est la mère de l'enseignement. ntabwo bibaho. Ma femme et moi allons le lui répéter. yewe n'umugore wanjye De notre tradition, urumva twamwemerera liberté. kugira ngo banasobanukirwe iby'umuco nuko ahora bisubiramo cyo nicyo njye n'umugore wanjye dukorera umwana wacu ntabwo yabirengaho. Faites très attention, notable Kamdem. ati witonde cyane rero mutware Kamde, Parce que s'il est établi que Bengono connaît réellement les hommes, ninza kuvumbura ko Bengoro ko hasigaye azi abagabo cyangwa yaryamanye n'abagabo ibintu birahindura isura. sera impitoyable. ibihano ndibuze kubaha biraba biremereye cyane. ahubwo nyine ubwo numva n'abatware b'umuco bano ubu tubita b'umuco kubera ko iki gihugu cya Cameroon kiba gifite nka perezida n'abandi bayobozi, ariko buri karitsiye nyine zikemera ko uwo mwami ari uwabo bakanamuzanira amaturo, ariko nyine nanone akaba atafata nk'ibihano byo kwica abantu. murabyumva abahagarariye umuco. Ça meze neza ra Tu es malade? urarwayira. uyu mugore twamubonye nawe filime itangira. C'est mon mari. ni umugabo wanjye. Il t'a fait quoi, ton ni umugabo wese yakugize ati Il m'a frappé. yankubise Il était à la maison. ngo natashye ntinze. Pour lui, j'étais retenu par les hommes dehors. C'est pas possible. ngo mba ndi mu bagabo ntabwo bishoboka. Et toi, tu acceptes ça? urangije urabyemera? Je vais faire comment, Suzy? mwese Suzy wagira ngo nkore iki? Tu vas faire comment? ngo wari gukora iki? Arrête de te comporter comme si ton mari était le seul homme sur cette terre. ndagira ngo urikirwa kugira ngo wagira ngo uriya niwe mugabo usigaranye kuri iyi si usigaye. Charlie est d'une jalousie incroyable. ntigasigaye agira Par rapport à quoi? ati Charlie asigaye agira Serre. afuha cyane. afuha icyo ari Handicapé. aramugaye Auditif.
nta kintu yinjiza mu rugo ni ukwirwa J'ai yicaye porté ses charges. Et le simple message. none akaba ari wowe wafashe sharije n'akazi kose ngo utunge urugo C'est le mariage, Narcisse. mbese ko ari urugo rwanjye Est-ce que tu m'appelles mariage? ubu nibyo wita urugo Tu vas supporter toute la misère du monde parce que tu es une femme mariée. ati ugiye kwita ku rugo rwose rube ku mutwaye kubera ko washatse On ne vit pour l'autre. hejuru aha Je vais prier Dieu pour qu'il change son cœur. cyane reka nsenga wenda bizahinduka Laisse Dieu en dehors de tout ça. mvana imana muri ibi byose umwanzuro uwufate Si tu tiens à vivre encore pour longtemps, un conseil. Débarrasse-toi de lui. niba ushaka kubaho rero ikindi gihe ukabaho neza mvana uriya muginga mu nzira Très très dangereux. naho ubundi ni bibi cyane ibintu uri gukina nabyo umuntu aragukubita umuntu ntakora yirirwa yicaye muvane mu nzira muvane mu nzira ate amujyane he ibyo biraba birarangira tugaruke ku rundi ruhande hari usoroma insenda usoroma insenda zireze umukobwa mwiza cyane mu murima bibereye hakuno ni mu cyaro cy'iwabo bagira n'umwami wabo twabibonye waturutse hakurya ku kavugirizo fayi Ma perle. Bonjour. Bonjour chérie. ngicyuki umeze ute sawa sheri Tu es venu faire ici. uje gukora icyangaha Je vais en forêt vérifier mes pièges. byakurya mu ishyamba kureba imitego nateze Et comme tu m'as dit que tu travailles par ici cette semaine, je me suis dit qu'il faut que je passe te dire bonjour. wari wambwiye ko uzaba uri gukorera ahangaha rero mu cyumweru gishize bavuga reka amace ngo usuhuze Ça me va tout droit au cœur chérie. numva uko bimeze ati bimeze neza rero sheri Ma fleur idéale. J'ai hâte de me lier à toi pour créer un foyer afin que nous fondions notre propre famille. icyo nshaka ubu ngubu ni ukubaka urugo Pour cela, uzakoreramo umuryango njye nawe donnez ce que ta maman, ta famille et toi me demanderont. ubundi ndi gukora uko nshoboye ngo kugira ngo Je te dis. nzatanga icyo mama wawe na famiye yawe bose bazaza ariko nkwegukane Et je suis reconnaissante pour tout ce que tu fais pour moi. mva ni ukuri nshimira ibyo unkorera byose nkonjye ntacyo urabona mbirimo Je t'aime Kanga. erega ndagukunda cyane kambwa Moi, je t'idolâtre. ngewe ndagusenga ndakwemera cyane aramusariye nta ubwo yasoromaga insenda undi agiye kureba imitego ye C'est bien que ma vie serait incapable de tenir sans toi. ntabwo ubuzima bwanjye bwashoboka gukomeza ntabwo byashoboka udahari ku kanya ruwaje birukanka musange mu murima Yamel. Qu'est-ce qu'il y a de crier mon nom comme ça? si ukuzi usakuza izina ryanjye bite Puis la nouvelle, dufite amakuru meza Quelle nouvelle? ayahe makuru Wilson sera bientôt de retour au pays. wilson ngo agiye kugaruka mu gihugu Attends. uretse gato Tu es sûr de ce que tu dis là? ibyo mbwira bihagazeho Une cyane coupe qui agite le village maintenant. natubu tuvugana ahubwo amakuru yamaze gusakara mu cyaro ubu yahita yishikuza Jamel. jame Tu es sûr qu'il ne s'agit pas d'une simple rumeur? ibyo mbwira urabizi kuko ntabwo ari ibihuha L'information vient d'une source sûre. amakuru avuye ku hantu hizewe neza ijana ku ijana Héritier auprès de la mère de Wilson. ubu ngubu tuvugana amaze no kuvugana na nyina wa wilson yabimbwiye agiye kuza agiye kugaruka uyu nguyu yamaze kuva ko wilson agiye kuva hanze ngo akagaruka mu gihugu uwo bari bamaze iminsi bapanga ibintu byo kubana bamutayeho n'insenda yasaruraga zitaho asigara yumiwe umuntu wamwitaga ashira amushimira dore ibyo biraba birarangira twigarukire hehe ibwami Sukunde ni iki cyaro cyo wabona uko cyitwa
ubwo ni nk'ubwo bwami bwe nyine. Rebye Mitumba, d'où sors-tu? Mitumba uturutse. Tu oses me faire attendre? Ugatinyuka ugatuma ngutegereza nje. Majesté, Nyagasani. c'est à cause de ma fille Njomo. No kubera umukobwa wanjye Njomo. Et qu'est-ce que ta fille a? Est-elle malade? Uretse ararwaye. Non, Majesté. Oya Nyagasani. Vous savez, comme elle tient tellement à aller à l'école, Yarizi ko buri gihe abashaka kujya kwiga. avec son petit frère, ce matin, il a déchiré son cahier. Ubwo yabaye akavuyo n'abashwana na murumuna we na musaza On a we. perdu du temps. Ikayi barayica abantu ntakariza igihe. Sha. Nyagasani. Abana. Comprends bien. Ako ntabwo mbyumva. Tu as attaché ta fille comme une chèvre pour arriver ici. Ese umukobwa wawe wabasize umuziritse nk'ihene kugira ngo uzera? Tu dois arrêter de vivre ainsi. Umva. Ukwiye kurekeraho kubaho gutya. Ako kanya. Iyo ngo yaramuganiriza amubwira yuko umugabo wamubereye umutwaro ahubwo ari ikibazo avayo. Bon après-midi, Charlie. Bonjour. Comment vous allez? Mwiriwe Sharire waramutse. Tegereza inkweto arayera hasi arazamura abantu basura umugore we. Abo ntabwo arimo banshorera umugore mu busambanyi. Umugore we ntabwo arasambana ngo tubibone sinzi. Amène-moi aux toilettes, tu veux me soulager. Umva njyana kuri toilette nirwaneho. Wino ngezeyo. Umugabo yabaye pararize igice cyo hasi sinzi. Nimba gahunda nayikosha naba mbabeshya ariko ntago filime nibwo gitangira ntituramenya ngo yazize iki byagenze bite. Nimba barashakanye ari muzima. Nimba barashakanye ameze gutya. Yeza kuri toilette yarumirwa. Uyu ni wo muvumo. Uyu ni wo muruho wiyemeje. Yamugiraga inama tuwakwikijije kira kigabo. Ko adakora ari wowe ukora n'ubundi umutunze. On vient à peine de te tabasser. Et te demande la minute d'après de l'accompagner au petit quoi. Toi, tu vas toute joyeuse. Hazo bwazajya horaza. Pas l'envoûtement, c'est quoi? Viniki. Na marozini. Il ne supporte pas comme ça. Irene ni gute ibintu byihanganira gutyo gusa. Umugabo umeze kuri. Aha. Tugaruka. On dirait que tu as subitement perdu l'usage de la parole, Mitumba. Hari wowe umaze kwibagirwa akamaro k'ijwi. Peut-être que la panthère veut expérimenter le rugissement du lion. Hari ubu ngubu kirageze igihe kirageze kugira ngo pantere ubwo ni ikira. Je m'excuse pour le retard. Agasamagwe gato kumve noneho umutono w'igisamagwe gikuru. Umbabarire Nyagasani. Pour vendre avant d'arriver ici. Ntabwo nagiye kwicururiza mbere y'uko uzaha. Il est interdit aux notables de travailler ce jour. Kuko tutinyuka narababwiye abatware nta muntu ukora ku munsi w'inama. Nyagasani. C'était pas moi la boutique. Reka ntabwo nigeze ngera kuri butike. Reka da. Ma fille qui m'a retardé. Ni umukobwa wanjye watumye nkerererwa. Comme ça tu continues à vouloir mentir. Ese n'ubu uracyashaka gukomeza kubeshya. Je suis le roi. Ese ubaye ko ndi umwami. Physique de Sukonde. Uziko n'umwami wa Sukonde. Les feuilles, tous les arbres, ibiti byose, oiseaux sont mes yeux. Ibiti byose, inyoni, ibibabi, uziko byose ari amatwi yanjye n'amaso yanjye bindebera. Que votre colère s'appelle sa majesté. Rwose mugabanye uburakari Nyagasani. Je n'étais pas à ma boutique ce matin. Ntabwo nigeze ngera kuri butike yanjye. N'ubu ntabwo wabyemera. Incroyable. Ntabwo bisanzwe. T'étais pas à ta boutique ce matin. Iki gitondo ntabwo wageze kuri butike yawe. Au-dessus, Mitumba. Uratinyuka ukambeshya Mitumba. Kandi yarahari twabibonye. Twabibonye yari yagiye kuri butike ye. Tugukuriye ingofero mbega umubeshyi. Ntabwo uyu munsi wageze kuri butike yawe. Rugo barakwereka ruhari. Wicaye hakuno ni mu cyaro nababwiye. Vuye wa muhigi. Mama Suzana. Mama Suzana, bimeze biti? Kamga. Mama. Kamga. Bon vent. Oh, le bimeze biti maman. Sawa cyane. Tu sais, un adage de chez nous dit que celui qui a planté un arbre fruitier ne mourra jamais de faim. Atuwumvise ko baca umugani ngo umuntu wateye igiti cyera imbuto ntazigera yicwa n'inzara. Mama, je t'ai gardé. Njyewe ubu ndagufite nzajya nkwitaho.
dore nkumvuye guhiga akira nimba ari ingunzu nimba ari ifuku nimba ari isiha hari ibintu buriya ntazi gutandukanya rwose muzandwaneho wakoze cyane ntureba nshonzaniye akanyamasha Que tu es toujours suffisamment de force. buri gihe cyose imana izaguha imbaraga zihagije Toujours fructueuse. kugira ngo hazaza ujye ubona umugati sha ntureba nsaniye inyama sha banza ari ifukutu sinzi Maman. Je suis très amoureux de Ngassa. Ngassa urabizi ndamukunda umukobwa wawe. Tabizi. Moi-même je vois tout ce que tu fais pour exprimer l'amour que tu éprouves. Ibyo ukora byose kugira ngo ugaragaze urukundo mukunda umukobwa wanjye ndabibona. Ndabibona rwose. Hakuno tuvuye kubashimirana, tuvuye kuri uwo muhigi waruzanye imari, ibyo biraba birarangira. Tugaruke hakuno ni mu cyaro. Sekundi icyo cyaro bakise sekundi. Imirimo irakomeje. Belle-mère, tu n'es pas allée au champ. Non. Mabukwe ntabwo wagiye guhinga. Oya. Ntabwo wagiye mu mirima reka da. C'est même bien comme tu es venu. Je tenais à te rencontrer. Ni byiza ko uje numvaga nshaka ko duhura. Ton fiancé Wilson nous a écrit qu'il arrive au pays dans un bref délai. Fiancé Wilson yatwandikiye ibaruwa atubwira ko saa igihe cyose azaba yageze inanga. Arenda kuza. Inzozi zanjye zirabaye. Marié comme c'était promis. Agiye kuza dushyingiranwe nkuko yari yarabinsezeranije. Mbega. Moi-même je suis très heureux. Nanjye ndishimye mwana wanjye. Ma fille. Kobwa wanjye. Allez vous marier. Twese aze mushyingiranwe dore hari hashize igihe. Oh, je suis très fière, belle-mère. Ndishimye cyane mabukwe, ndishimye. Umukobwa yararagiye hanze numbaze ngo yararagiye gukora iki? Umukobwa yumvise ko agiye kugaruka. Tout ce que je te demande, c'est de te prester pour la demander officiellement en mariage. Jewe icyo nshaka nuko rwose usaba ubukwe. Quel souci? Niba ufite icyo kibazo. Il se raconte que numvise bavuga l'idiot là. Cya kigoryi. Gars de Wilson revient de l'Europe. Ngo ni Wilson wagiye kugaruka. Kasha. Ce ne sont que des ragots. Akari kibyo ni ibigambo wowe uranzanira inyama warangiza ukambwira ngo warundi ugiye kuza. Ni épouser la fille de qui? Naza zarongora umukobwa wande. Wande. Il est où depuis plus de 6 ans? Imyaka 6 umuntu yaragiye agahera ubwo ngo ngo ni umuko. Kamga. Ne t'inquiète pas. Ntuhangayike. Ngassa est ton épouse. Un jour. Ngassa muzabana n'umwana wanjye. Urumva? Ni personne nta muntu n'umwe peut empêcher qu'il en soit ainsi. nta muntu n'umwe uzigera ubyitambikamo ngo abyice. Dieu soit témoin. Amen. Nishimwe rwose. Mubutsa umukobwa tumaze no kubona ko yagiye gusura nyirabukwe. Ariko nyina yarahiye ati umuntu nzanira inyama umukwe ni wowe. Ibyo biraba birarangira. Tugaruka hakora muri rwa rwo kwa Charire. Cyangwa Chari. Ngo yaramugaye izina gice cyose nago gikora no kwivana mu ntebe akigeza mu kagare ke ni imvune nago bishoboka no gukoresha amaboko gusa. Izi ntebe no mu Rwanda narazibonye. Irene! Irene! Daje! Sari. Mugora ari hera. Mugabo nta kabaraga. Irene! Irene! Ndaje none ahangaha marateka bidashirira. Mugabo nawe arahamagara dore imirimo ni myinshi buri abagore barakora. Abagore bafite ubwonko bakora ibintu byinshi cyane. Ngaho guteka umwana yarize arakoropa agira ati ajye no ku kazi ashaka undi mugati.
banzamura unyicaze. Bamukinga naguhamagaye kuva ryari? Gera hino mwice. Gera hino ndaguhamagara nkongera nkaguhamagara niko kuburiye hakuno ugenzwe n'ibyo yavugaga. Mugabo yirirwa gukubita, umugabo udahaguruka ari wowe umuterura, ari wowe umugaburira, ari wowe ugira ute gukubita. Buriya umuntu arwaye cyangwa yibandira n'ubumuga nk'uku nguku cyangwa iki, akenshi hari n'igihe agira ibitekerezo bibi akatangira no gutekereza ibidahari. Buriya umugore wanjye n'ubundi anca amazi akansuzugura bazamujyana, atari nabyo wenda. Qu'est-ce qui m'embêtait tous les jours avec cette histoire de cahier? Kuki buri gihe umbwira iby'amakayisha? Non. Niko. J'espère que tu n'arraches pas les feuilles de ton cahier. Nizere ko ikayi yawe utagiye ngo uyicemo impapuro nurangiza umbwire ngo yashize. Oya. Hier que j'étais acheté le cahier. Ntabwo ejo bundi aribwo nakuguriye ikayi. Va m'apporter le cahier là. Genda uzanire iyo kayi yashize ndebe iby'iyo kayi. Manque là-bas. Ndabara impapuro nisanga buramo n'urupapuro rumwe wa mwana. Umugabo ni umunyabugugu. Nta munsi adacuruza, nta kintu na kimwe yumva gishaka kumuvamo. Umukozi yagize gutya harya umugati ni ikibazo. Zanira iyo kayi mbara impapuro sha, nsanze warakuyemo impapuro kambwira ngo ikayi yashize. Bara Tu n'écris pas ici, pourquoi? Kutahandika aho ni muri marije papa, nta muntu uhandika. Asya il faut écrire à la marche. Utandika muri marije. Le maître doit porter des corrections, il va le faire au rouge. Niba umbwira ngo mwarimu ngo niho ashyira amanota ajya yandikisha umutuku ayashyira hose. Si le fait que tu dis le maître va me punir. Nguyana kubeshya mwarimu yampana. Ntabwo twemerewe kwandika muri marije papa. None iyo ikayi zajya zora zishira. Tu sais comment je souffre pour acheter le cahier? None ni jya uzajya uhora ngura amakayi. Tu dois changer ta main d'écriture. Kwanza n'ukuntu wandika ubihindure. Il faut serrer. Wandika ibintu binini wa mwana, ujya wegeranya, ndika utuntu duto wegeranye, uramara ikayi. Mitumba. Pense a raison. On n'écrit pas la marge. Umwana ibyo avuga nibyo, nta muntu wandika muri marije. C'est toi son maître. Wowe urinde. Regarde comment l'enfant. Uri mwarimu we. Il a les grosses écritures, il faut serrer. Kureba ibintu yandika ukuntu binga, n'ubundi ikayi zabura gushiriza. Andika utuntu duto wegeranye. Ay, quitte devant moi. Akaba mu mvimbe toka. De l'école, tu ne changes pas de tenue. Quand ça va se déchirer demain, tu vas courir. Ubu bavuye ku ishuri ntuvanamo imyenda y'ishuri, ntuvanamo iniforume. Ejo bundi ni isaha uzabuze umbwira ngo nkugurire indi. L'argent pour acheter l'autre cahier. Amafaranga yindi kagiye kumvamo. Cahier, ça ne fait même pas 2 semaines. Nta n'ibyumweru bibiri bishize ubu ngiye kugura indi kayi. Hakuno hari abari mu byishimo mu rugo, ni umunezero. Mama inyama yazibonye, afite umukwe, uyu niwe mukwe. Yewe habaye ikira. Quelle bonne nouvelle tu me parles, ma fille. Ni amakuru meza wamaze kumbwira. C'est Kanga nous a apporté 2 gros. Umva amakuru. Et c'est avec ça que nous allons apprêter le repas. Banga batuzaniye inyama, niba ari inyama sinana ni amafuko abiri manini sha. Ubu turarya akanyama, mama arishimye, yaba ufite umukwe, uyu niwe mukwe. Bon appétit d'avance ma chérie. Bon appétit rwose muri burye neza. Wilson sera bientôt là. Wilson bidatinze arabaranga. Wilson sera bientôt au Wiki? Wilson ubu tuvugana ari mu nzira.
D'où te sort cette information? Ayo makuru aturutse nyuma y'igihe kingana gutya. Jamais ne m'a donné l'information. Mvuye kureba mabukwe. Ma Asimba, elle me l'a confirmé. Yanambwiye amakuru rwose yabyemeje. Yaramwandikiye ubu ngubu tuvugana arimo araza. Au pays pour que nous nous marions. Agiye kugaruka mu gihugu dukora ubukwe. Mama biramucanga. Ugiye kuva hanze niwe ufite amafaranga. Uyu nubwo ari umuyigeza n'akanyama ariko uvuye hanze. Uvuye hanze niwe ukomeye. Mama yigize gutya arabanza yinjira mu nzu. Umukuru yano nawe byamucanze. Ayiwe wahagaze. Ubu ngubu yarazi ko amaze gufatisha none ngo mukobwa. Mama cyakoze. Yewe kiri byawe. Amga, reprends tes gibiers. S'il te plaît. Ihangane rwose mwana wanjye akira. Oya. Mon fils. Mwana wanjye. Ne fais pas cette tête. Kwigira gutyo. Même si le destin n'a pas voulu que tu épouses ma fille. Niba rwose n'Imana idashaka kubana n'umukobwa wanjye. Faut rester optimiste. Heko ntabwo wacika intege. Tu sais, il y a beaucoup de belles filles au village. Iki cyaro cyacu ko gifite abakobwa beza benshi. Je prends ta viande. Ntabwo naba ngitwaye inyama zawe rero ntakigwaye umugeni. Akira. Azigumane. Azigumane n'ubundi nari napanze kuzigwa zitware. Gusa mama namubwiye ati hano hari abandi wicika intege. Uzabona undi. Uwo nguwo ni uwa kera barabyemeranije nta kintu twabihinduraho. Sawa? Niba uzabyanze umuntu turazirya. Allez. Tiens, ça c'est... Akira. Kado. Merci. Urakoze. Allez, au revoir et à la prochaine. Urabeho ubwo nawe utaha. Moi aussi. Ndagukunda. Nanjye nuko. Allez. Sawa. Ciao. Allez. Akuno ro bari kumwe ngo bakundana. Uyu mukobwa barangira bamuhana kado. Dore ngo waciyeho ni mu cyaro kiwabo. Igiturage cyiza harimo n'amashanyarazi ntimuyabona se? Koya kaje mama. Mama. Dore ndebira. C'est le paquet qu'a abordé le bidonné. Ibonye impano bampaye. Ah bon? Kado. Mais c'est un garçon très généreux. Mbega umusore mwiza. Umusore rwose sharatanga uzi ko azinguka. Kumbe. Donc c'est toi qui initie ta fille à la vie de débauche? Umukobwa wawe nibi wamushyizemo. T'as pas honte, Mamito? Mamito nta soni ufite. Tu sais pas que Bengo est la chanteuse de chef? Ubundi Bengo ni uyu mukobwa uzi ko ari we muririmbyi usohora umwami. Massa. Tu dis que j'ai initié Bengo à quoi? Ese Bengo nimba ari ibyo uragira ngo. Que tu flirtes avec un garçon? Non, papa. None usigaye ujya guhura n'abasore oya papa. Ta mère et toi, en train de parler d'une relation qui te lie à un garçon. Ntabwo nabyumvaga muvugana relation cyangwa umubano ufitanye n'umusore. La relation existe. Nyine ni umubano. Que tu crois? Ils ne sont que des simples amis. Ariko nubigira ibintu birebire ni inshuti gusa nta kintu. Depuis quand un jeune garçon doit être l'ami d'une jeune? Kuva ryari inkumi yabaye inshuti n'umusore? Aba besto ariko we. Cyareka mbabwire. Icyo umukobwa azatuzana tuzagifatisha amaboko yombi. Uzabyirengere. Urumva? Mukanya ubwami bari kumubwira ngo umukobwa washaka kuba asigaye aryamana n'abasore kandi ngo ntibyemewe kirazira kikazirizwa ko umukobwa uririmba kugira ngo umwami asohoke. Umuririmbyi w'ikazi w'ibwami ko agomba kuba afite abagomba kuba ari isugi imbeso. Reka tuvuge gutyo atazi umugabo. Fonctionnement de la boutique. Boutique nagikora pe. Nta kintu tubona. Comment vous ne comprenez pas, patron? Patron icyo tumva. Vois pas que les recettes ont trop baissé? Ese gutumbwira ngo igihe cyose n'utwo dufaranga. Patron. C'est toi qui gères mal. Ni wowe ucunga umutungo nawe. Les gens sont venus se plaindre à moi. Que quand ils viennent souvent faire des achats ici, ils trouvent la boutique fermée. Abantu bamaze kukundagira ngo baje guhaha basanga hafunze. La boutique est toujours ouverte. Oya boutique yori ifunguye.
na urabizi. J'aime souvent cette boutique pour aller chercher les femmes. Ndabizi buri hari igihe ufunga ukajya mu bagore. Patron. Patron. Pas accepter que je suis coupable alors que je n'ai rien fait. Rwose ntago nakwemera icyaha kandi nta kintu nakoze. Ngenda kora. Abakiriya ntago ari njye ubazana. À la fin du mois, je retiens 4000. Ku mpera z'uku kwezi ukasi 4,000. 4000 patron. 4,000? Vous me payez 10 000, vous coupez encore 4 000 patron. Ubundi umemba 10,000. Sardine. None ukuyemo bine. Manger ici la fois. Ntago nagusanze uri kurya umugati na saradine. Sardine c'est pas 4 000. Hako umugati na saradine nabyo nibigura bine. C'est le vol. Wajya nyine ubwo ni igihano. Ubu ubone gihe urya menshi sha. Twarabamenye. Un enfant comme toi ne doit pas manger plein de sardines. Kwanza umwana ungana nawe ubundi ni gute yifata akaba yumva yarya umugati na saradine. Si tu peux goûter à quelque chose dans cette boutique, c'est le bonbon. Nimba ari ikintu Arashi. wemerewe kurya muri iyi butike ni bombo cyangwa turiya tunyobwa dufunze hariya. Nta kinwa toka ibihumbi bine ubundi abigukata. Umugabo ushaka kunda amafaranga arakora yewe ntaruhuka. Buriya abantu bakunda amafaranga uricya nta nubwo bajya bayabona. Ce garçon t'aime beaucoup. Uriya musore aragukunda cyane. Chance. Wese uragira ngo Tu savais que j'étais fiancée. nzi ko mfite fiancé. Je ne peux pas compromettre mon mariage avec 800 pour lui. À ça, jamais. Ntabwo njye rwose nakubeshya nigeze mwiyumvamo. Urumva? J'espère seulement que ce Wilson viendra au village. Nizere ko Wilson wawe agiye kugaruka mu cyaro. Quand tu doutes encore. Hase mama urumva ndacyabishidikanyaho. C'est une certitude. Wilson sera au pays dans quelques jours. Ntabwo bikiri iby'amagambo. Umunsi wari wo wose Wilson yaba yaje. Urumva? Mais Ako kanya barakwereka hari n'undi waje. Merci. Ma fille t'a annoncé la nouvelle massue. Mukobwa wanjye yakozaniye amakuru meza. la plus surprise, c'est moi. Niwe watunguwe cyane ni njye. Très loin d'imaginer que Wilson reviendrait après tant d'années épouser Ngasa comme il avait promis. Ninde watekerezaga yuko nyuma y'imyaka ingana gutyo Wilson yagaruka akaza gushyingiranwa n'umukobwa wanjye. Ces longues années de séparation. T'as su garder espoir. Bamaze igihe kinini. Maintenant, le mariage n'est plus qu'une question. Batandukanye ariko byibura. Mfite icyizere ko azaza. Dans précisément 3 semaines. J'ai toujours cru en Wilson, maman. Ndabizi rwose nta nubwo ari bugere mu byumweru bitatu umusore wanjye ataraza. 6 ans d'attente et maintenant le calvaire est fini. Ntacyo narategereje imyaka 6 yose ntegereje ariko urabona igeze ku musozo. Umugabo agiye kuza yagiye hanze agiye kugaruka nyuma y'imyaka 6 yasize fiance. Iyo nkuru ntago muyizi no mu Rwanda ngo bamukamusoni ngo yagize gutya ngo umugabo ajya kwiga agarutse bibi imyaku nako ntiyagarutse yagiye arahera. Undi arategereza kugeza ashaje. None uyu nawe nyuma y'imyaka 6 aragarutse. Majesté. Nyagasani. Rentonga. Mwamikazi Tonga. J'ai carrément oublié. Pako Nyagasani waranyibagiwe. Parce que j'ai fait pour mériter ça. Ni iki nagucumuye ku buryo unyibagirwa? Je ne te comprends pas, Tonga. Tonga ntabwo numvise icyo ushatse kuvuga. Majesté. Nyagasani. Je ne me souviens plus de la dernière fois que vous avez visité ma Ntabwo nibuka igihe uherukira kunsura ngo uze mu rugo rwanjye. de me léser. Usigaye wirirwa mu bandi bagore bawe ntabwo njye unyite. Temps environ que je n'ai pas visité ta case. Ashize igihe nta gusura. Un peu plus de 3 mois, Sa Majesté. Amezi agera muri 3 arashize. Utagera iwanjye. Amezi 3. 3 mois. Amezi 3. Plein. Ni menshi. Si je dois être juste avec tes épouses, je dois visiter toutes leurs cases Iyo ngiye kureba abagore banjye et revenir à toi. ngomba kubanza nkazenguruka ingo zanjye zose nkabona kuzagaruka ku rwawe. Sibyo? Ce n'est pas ça. Ntabwo ari cyo kibazo. Majesté. Mon corps me démange en permanence. Erega umubiri wanjye nanjye uba ukunsaba igihe cyose.
Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aha, none ukabugira ngo ngukorere iki? Je ne peux faire autrement. Nuko nabirengaho se ngomba kunyura ku bagore banje bandi kandi nkaba mfite benshi. Visite vos cases là. Ntabona kuzagera iwawe. Cela m'a déjà rapporté. Kwanza dore n'ikibazo. Comment vous pouvez dire ça, Sa Majesté? Comment ne veux-tu pas que je dise cela? Kuki udashaka ko mbivuga? Trouves-tu compréhensible qu'avec toutes les épouses que j'ai et que vous êtes, je n'arrive pas à voir un garçon? Le sexe des enfants. N'aimerais pas alors? Si Dieu m'aime comme tu le prétends, n'est-il pas ce que je désire tant obtenir avec mes épouses que vous êtes? A des réponses à cette question. À l'importance de visiter wabyumvise umwami nta mwana w'umuhungu bamubyarira umugore w'umwami yararushye byibura umugabo azenguruka abagore be bose akazakugeraho hashize amezi kandi wibeshye ukamuca inyuma akagufata kandi umugore atari iby'umubiri unsaba. Ahaha, episode ya mbere reka tuyireke, ejo tuzareba episode ya kabiri. Savimbi ndahari. Ni buri saa 3:10 filimi bitangiye kuri Ganza TV. Gura abonema kuri Star